Murakaza neza mwese kuri channel yacu, channel ya Esther's Hobbies, turabakunda. Uyu munsi rero n'abatindiye tugiye kuganira ku birungo se, ibirungo byaba iby'icyayi se byaba n'ibyo mu biryo bishobora kugira ingaruka ku muntu utwite, bikagira ingaruka ku mwana atwite cyangwa no kuri we ubwe. Aha ngaha sorry gato. Aha ngaha rero ndanababwira bimwe ushobora gukoresha ntibigire icyo bigutwara. N'abatindiye rero icya mbere ni fenugreek. Fenugreek iri ahantu hose, abantu bakunda kuyikoresha mu kongera amashereka y'uwabyaye cyangwa se ukaba wayikoresha mu kugabanya isukari mu mubiri. Ni byiza rero nimba wajya kuyikoresha, nimba utwite yihagarike kuko ntabwo ari nziza, ishobora gutuma habaho ko umwana ashobora kuvuka afite inenge cyangwa afite defect cyangwa sinzi ukuntu nabyita, afite ubumuga se cyangwa afite inenge, afite inenge mu buryo bwatewe n'iyo fenugreek wakoresheje, cyangwa ukaba wagira ibise biza mbere y'igihe, ukaba wakuramo inda cyangwa se ukaba wabyara umwana utagejeje igihe. Ikiribwa cya kabiri rero ugomba kwirinda mu gihe utwite ni icyitwa sage. Mu Rwanda gisigaye gikunda kuba gihari, muri kukibona ku ifoto. Sage nayo ntabwo ari nziza kubera ifitemo ikintu cyitwa tujone niko bacyise, gishobora gutuma habaho kwikanya kw'ababyeyi, ukaba wagira umura wawe se cyangwa iki, ukaba wagira ngo ni igihe cy'imihango, ukaba watuma ugira igihe cyo kuva se cyangwa ugakuramo inda muri cya gihe utwite. Ntabwo ari byiza, kandi ikindi ishobora kugukorera ni uko ishobora gutuma nimba warayikoresheje utwite, iyo ubyaye ubura amashereka. Ntabwo ari byiza gukoresha sage rero mu gihe utwite. Ikindi kirungo ugomba kwirinda gukoresha mu gihe utwite ni perisile. Perisile ifitemo ngo ikintu cyitwa apiole na milisitisine. Izo rero ibyo bintu yifitemo bishobora gutuma ugira kwikanya kwanya, bishobora kukongerera ibise cyangwa bikaguha ibise bitateguwe, ukaba wakuramo inda, cyane cyane mu gihembwe cya mbere cyo gutwita cyangwa nyuma no mu gihe cya nyuma cyo gutwita. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza gukoresha perisile nayo mu gihe utwite. Ikindi ishobora kugutera, kuko perisile bakunda kuyikoresha nimba ufite ikibazo cy'imihango itaza neza, ufite ikibazo, iyo ukoresheje perisile ya mihango yawe iraza. Urumva rero ikintu gitera imihango ubundi kiri kontre no gutwita, kuko akenshi iyo utwise ni ukuvuga ngo imihango iba yahagaze, ntabwo umubiri wawe uba ukiri muri za hormone zo gukora, zo kuba wagera igihe cy'imihango. Igihe rero ushobora kugutera ikibazo cyo mu gihe utwite. Ikindi perisile ikora, iyo wayikoresheje utwite urabyara ukaba wabura amashereka, amashereka yawe akaza atari menshi. Perisile rero nayo ubishoboye wayireka cyangwa ukayikoresha ku rugero ruri hasi cyane, koko hasi nimba koko uyikunda. Ikindi tugiye kurebaho nubwo cyo kitagira ingaruka cyane ni urusenda. Urusenda, ubushakashatsi kwa kundi bavuga ngo Abanyarwanda tuvuga ngo rutuma ngo iyo urusenda ngo utuma umwana atavukana umusatsi, rwose barabeshya. Ntabwo urusenda, capsaicine iba mu rusenda ntabwo ihita ipfa kugera ku mwana, kuko umwana aba ari protected rwose, capsaicine ntabwo yamugeraho. Ahubwo ikintu urusenda rushobora kugutera ni ukugutera ikirungurira cyangwa kugira ibibazo mu igogorwa ry'ibiryo wariye bikaba bitagenda neza. Ikindi ushobora byagutuma nyine kumva mu nda utameze neza, ukaba waribwa mu nda, igifu ugatumba, mbese ubwo urusenda ndivuga ni ibintu byose bijyanye n'urusenda, za black pepper ibiki, ariko kubikoresha mu gihe kuri quantité nto iringaniye nta kibazo. Ikindi wamenya ku rusenda ni uko ugomba icyo rufasha cyane cyane ku muntu utwite, rushaka kukurinda kuba wagira diyabete yo gutwita, ariko ukarukoresha ku rugero ruri hasi, ukirinda kurukoresha ku rugero ruri hejuru. Ikindi urusenda nyine ibiriya byose twita pepa, ibintu byose bijyanye n'urusenda rukurinda kuba warwara indwara z'ubuhumekero mu gihe utwite. Ushaka kudakoresha runo rusenda ruryana, hari urusenda rwiza, hari za cayenne nziza, hari za chili, hari za black pepper ni nziza, nta kibazo rwose zatera uzikoresheje ku rugero ruringaniye, kandi rutuma
ugira mood nziza, rutuma umubiri usohora endorphine, ya endorphine ituma uba wa mushiha tugira dutwite ugabanyuka. Icyo ugomba kwitaho ku rusenda rero banza umenye nimba umubiri wawe koko urwakira, nimba ururya rukakubangamira rureke ntacyo uri bube nuba utarufite, nimba rwose ururya ukumva ntacyo ubaye rukoresha ariko wibuke kurukoresha ku rugero ruringaniye. Ikindi nywa amazi menshi cyane nimba uri kurya ukunda uri kumva uri kurya mbese ko akenshi kubera kubura apeti wumva ukeneye agasenda kugira ngo urye, ibuka gukoresha amazi menshi mu gihe wumva koko ibyo uri kurya uba uri kurya ufite n'agasenda. Urusenda rero ntacyo rutwaye ushobora kurukoresha ariko ukita ku mubiri wawe, uko umubiri wawe usubiza iyo wariye black pepper, iyo wariye cayenne mbese ukamenya icyo umubiri wawe ukeneye. Aha ngaha rero ikindi tugezeho ntago ari ikirungo ariko ni nk'icyatsi, hari ibyo nagiye mvangamo nk'ibyatsi abantu benshi bakunda gukoresha, hano ni igikakarubamba. Igikakarubamba kugikoresha inyuma ku ruhu ntacyo biba bitwaye kuko ni rwiza, iyo ufite ya jeyi y'igikakarubamba ngo ukajya uyikoresha ku nda bituma utazazana ya maribori tugira ku nda kubera gutwita. Ikindi iyo utwite ushaka kuyikoresha nyine wisiga kugira ngo utarwara umwera kubera umubiri wawe uri kugenda ukweduka ukaba warwara umwera. Ikindi ishobora kugukiza ibiheri, hari igihe utwite ukagira ibiheri ushobora kuyikoresha rwose igikakarubamba inyuma ntugire icyo uba. Ariko ikintu ugomba kwirinda, ikintu kindi ugomba kwirinda mu gihe uri kurukoresha inyuma, irinde kuyisiga ku mabere yawe mu gihe utwite kuko gishobora hari kompoza iba mu gikakarubamba ishobora kwinjira ariyo bita aloyine, ishobora kwinjiramo imbere ikajya mu mashereka ikaba yateza diyare umwana cyangwa ikamutera dehydratation, kubura amazi, ikamukamuramo amazi. Nimba wemeje kuyikoresha inyuma irinde kuyikoresha uyisiga ku mabere uvuga ngo wenda hariho agasebe ndatwite nsize igikakarubamba ku mabere, wapi ni bibi bishobora yinjira mu maraso mu mashereka kandi ntabwo ivamo, umwana yazayonka ikaba yamutera ikibazo. Ikindi utagomba gukoraho ku gikakarubamba ni ukugikoresha imbere byo byibagirwe mu gihe utwite, kukinywa byibagirwe burundu kuko bishobora gutuma ubyara igihe kitageze cyangwa se ugakuramo inda ukabona bya bise bije mbere bitari byiza, ntabwo ari byiza gukoresha igikakarubamba mu gihe utwite. Niyo uri gushakira gukora ubushakashatsi kuri bino bintu bishobora gutuma ugomba kwirinda utwite, igikakarubamba kiza mbere. Ikindi gukoresha igikakarubamba bishobora kugutera diyare, bikaba byatuma ubura amazi kandi urabizi ko diyare ari mbi cyane ku mugore utwite n'umwana atwite. Ikindi kukinywa ishobora kugutera kubabara mu nda, kuribwa mu nda nyine ari byo bikurikirana na ya diyare wagize, ibyo byose ni bibi ku mwana, kuri wowe no ku mwana utwite. Ntabwo ari byiza, babishyize mu nyuguti nkuru ngo not recommended, igikakarubamba mu gihe utwite kugikoresha internally mo imbere kugikoresha ukinyweye ntabwo ari byiza kugikoresha, ni not mu nyuguti nkuru. Ikindi kirungo cy'icyayi cyo ugomba kwirinda mu gihe utwite ni kamomile ariko yitwa Roman kamomile kuko German kamomile yo babonye ko nta kibazo ishobora gutera mu gihe utwite. Nimba rero ukoresha kamomile, mu Rwanda hari ahantu bayikoresha, reba ko iyo uguze yanditseho Roman kamomile uyireke ukoreshe iyitwa German kamomile. Ikiko rero ino Roman kamomile ishobora gutuma inyabuteye yikanya kuko ishobora gutuma habaho kuva ukaba wava muri kiriya gice cyo hasi, harimo harimo primary concern ya nimba ari ntabwo nzi terime hano babikoreshejemo ariko ifitemo kompoza ishobora gutuma uva amaraso mu myanya y'ibanga yawe, icyo gihe rero ushobora kuguteza ikibazo ukaba wagira umubiri ushobora kwibwira ko ugeze mu gihe cyo kubyara kandi atari byo, ukaba wahita ugira ibise bitunguranye ukabyara umwana utageze igihe cyangwa se akaba inda yavamo akagira ikibazo. Ikindi kamomile ikora ni uko ishobora gutera allergie, nimba abantu batazi allergie ni ukuntu ikintu gishobora kugukoraho ugafuruta ari nk'ibyatsi,
Hari n'ukuntu ugera ahantu hari ibintu umubiri wawe udasiporuta ukitsamura. Kamomire rero nimba ushaka kuba ikwigiraho allergy wajya uyibona ukitsamura, ni byiza kugenda kuko nimba utwite kwitsamura ni bibi, ni bibi kwitsamura utwite nabyo ni bibi. Ikindi kamomire ishobora gukora ituma amaraso atavura, ituma amaraso atavura, ibyo nabyo bishobora gutuma habaho kuva byoroshye rwose kuko amaraso iyo atavuze arava, ntabwo ari byiza rwose kandi ugomba kuyirinda. Nayo kamomire ntabwo ari nziza, nimba wajya uyikunda kuyikoresha utwite yireke uyihorere, keretse ubonye iriya yindi yitwa German kamomire. Ikindi kirungo cy'icyayi se dukunda gukoresha rimwe na rimwe abantu basigaye bakoresha mu maji mu cyo ugomba kwirinda ni hibiscus. Hibiscus tea rero ni icyayi gikoreshwa n'abantu bose ariko ntabwo ari byiza kugikoresha utwite kuko kigira nacyo ya immuno effect cyangwa properties zishobora gutuma amaraso ava mbese gishobora gutuma habaho imihango kandi mbese gisitimira ko imihango iza kandi ibyo ni bibi cyane mu gihe utwite. Nimba umubiri wawe utangiye kumva ko ugiye ugeze igihe cy'imihango kandi utwite, ibyo bintu ntabwo ari bishobora gutuma ukuramo inda, ukaba wabyara umwana utagejeje igihe, ntabwo ari byiza rwose kugikoresha. Ikindi kiri gukora ni hormonal interference, ni ukuvuga ngo gituma imisemburo yawe idakora neza kuko cyifitemo ya phytoestrogene twigeze kubona, iyo phytoestrogene iraza iva mu bimera na estrogene iba yaturutse mu bimera, ituma rero estrogene yacu ya nyayo idakora. Icyo gihe rero kandi murabizi ko iyo umuntu atwite agomba kumainteninga, agomba kuba imisemburo yawe iri ku murongo, imisemburo ya estrogene na progesterone bigomba kuba biri ku murongo kugira ngo hatabaho kuba haba umwana mu mikurire ye yagiramo ikibazo, bikaba byatuma ashobora kuvukana ubumuga cyangwa se ikindi kintu kidasanzwe kikamubaho. Ni byiza kwirinda hibiscus. Ikindi hano bavuze ni uko hibiscus iyo ukoresha, bakoze ngo ubushakashatsi ku mbeba basanga imbeba bahaye hibiscus itwite, umwana wayo ngo yavukanye ibimenyetso by'uko ashobora kugira obesite, ikindi kandi ngo kugera mu gihe cy'ubwangavu cyangwa cy'ubugimbi bikaba byatinda, nimba ari bugeremo mu gihe cy'imyaka 10, ni ku muntu ubwo mvuze sinzi imbeba, nanze kuvuga imbeba ko simbizi, akaba yagera mu mihango mu gihe afite imyaka 12, urumva aba atinze cyangwa 14 mu gihe yarengeje igihe abandi bayigiramo. Ntabwo ari byiza gukoresha hibiscus utwite, yihorere rwose, nzanakora ubushakashatsi ariko ndumva nzi ko unonsa atari nziza. Ikindi kintu ugomba kwirinda mu gihe utwite burundu ni icyayi green tea. Green tea impamvu isabwa kwirindwa, igiramo kafeyine, yifitemo kafeyine kandi buriya kafeyine ni mbi kuko nicyo kintu nzababwira ibintu bishobora kuba byaca muri nyababyeyi bikagera ku mwana. Kafeyine ishobora kuva kimwe n'inzoga ishobora kurenganya ababyeyi ya ngobyi irinze umwana ikagera ku mwana, bikaba byatuma umwana agira ikibazo. Icyo agiraho ikibazo cyane cyane kafeyine ituma umwijima w'umwana ugira ikibazo, cyane cyane iyo ukunda kuyikoresha iyo kafeyine. Hano twibuke ko turi kuvuga kafeyine ishobora kuba iri muri green tea, tutumva ngo ni ikawa, ahubwo green tea kino cyayi duhinga tuzi mu Rwanda nacyo kigiramo kafeyine. Kafeyine rero ishobora kongera kuba habaho gupfa k'umwana, guhagarara k'umutima, umutima w'umwana ugahagarara cyangwa se akavukana ibiro bikeya biri munsi y'ibisanzwe cyangwa se akaba wanakuramo inda mu gihe wayikoresheje ku rugero ruri hejuru. Ntabwo ari byiza rero gukoresha kafeyine cyangwa ikindi kintu cyose kirimo kafeyine mu gihe utwite, icyo cyo ugomba kukigendera kure. Ikindi kirungo cy'icyayi ugomba gukoresha ku rugero ruri hasi, ukirinda kugikoresha cyane, ni umucyayicyayi mu gihe utwite kuko umucyayicyayi ushobora kukugabanyiriza umuvuduko w'amaraso kuko ugabanya umuvuduko w'amaraso, iyo ukoresheje cyane rero utwite ugabanya umuvuduko w'amaraso, bishobora kukubera bibi, bikaba byatuma ukuramo inda cyangwa umwana utwite nawe akagira ikibazo. Umucyayicyayi rero ni ukuwukoresha ku rugero ruri hasi.
Ikindi kirungo cy'icyayi ugomba kwirinda burundu, burundu byo burundu ni ginseng. Ginseng isigaye iba mu Rwanda hose, ginseng rero ugomba kuyirinda yaba hari ubwoko ubwo aribwo bwose, hari iyitwa ngo Asian na American ginseng nyine. Ginseng nayo ishobora gutuma umwana agira kuvukana inenge, akavuka afite inenge kubera yatewe na ginseng, ntago ari nziza, ituma imisemburo yo igomba kwirinda cyane kuko mbese igera ku mubiri, ngo hari abana bakoreye ubushakashatsi basanga abavukanye ikibazo bifitemo ya product yitwa ngo ginsenosides. Ginseng nayo kuyivuga simbizi, none kuyivuga neza kuvuga ko ngo ni ginsenoside, mupfa kuba mwabyumvishe, bayisangamo kandi itera ibibazo mu mwana. Ikindi ituma imisemburo y'umugore utwite idakora neza, ishobora gutuma ya misemburo yawe ituma umwana akura cyangwa kandi ukagumana uko gutwita ukamugumana mu nda, nabyo bikora nabi bigateza ikibazo. Ikindi yifitemo nayo ni anticoagulant, ni ukuvuga ngo ituma amaraso atavura, bishobora guteza ikibazo umaze kubyara cyangwa uri ku bise ukaba wava amaraso menshi akanga guhagarara bikakuviramo urupfu, ntabwo ari byiza gukoresha ginseng utwite. Ikindi ginseng ishobora gutera umugore utwite ni kurwara umutwe, diyare, mbese urumva iri contre n'umugore utwite ginseng, kuba wavira ku nda, mbese gusinzira nabi, kugira mbese guhinduka umutwe ukaba wagira gushihurana, mbese ikindi inagabanya isukari mu mubiri. Kuyikoresha ugabanya isukari mu mubiri, nimba wajya kuyikoresha ugabanya isukari mu mubiri, nimba utwite rwose yireke, ishobora kuzagutera isereri n'isesemi kuko umugore utwite yabuze isukari nyinshi mu maraso, isereri iriyongera. Ikindi kirungo ugomba kugabanya ukagikoresha ku rugero ruri hasi cyane mu gihe utwite ni romale cyangwa rosemary cyangwa te ndende, ntabwo ari byiza kuyikoresha, ishobora gutuma ukuramo inda se cyangwa ikakongerera umuvuduko w'amaraso, ntabwo ari byiza ku mugore utwite. Ikindi ishobora gutuma udasinzira neza, ni byiza rero kuyikoresha ku rugero ruri hasi ruringaniye, yose si ngombwa kuyireka ariko ukayikoresha ku rugero ruto cyane. Tugiye kureba rero ibirungo byiza wakoresha noneho mu gihe utwite niba byagutera ikibazo, harimo tangawizi. Tangawizi ni nziza kuko ikurinda kugira isesemi, mbese ikakurinda kuba waruka mu gitondo, ushobora kuyishyira mu mazi ukakunywa hagati y'igikombe kimwe n'ibikombe bitatu ku munsi, idakoze cyane ni nziza, ushobora kuyikoresha mu biryo, ushobora kuyihekenya nimba ubishoboye, nta kibazo, ituma rwose utanagugara mu nda, ikakurinda no kurwara indwara z'ubuhumekero cyangwa ama inflammation. Ikindi ushobora gukoresha rwose ntugire ikibazo ni tungurusumu. Tungurusumu nayo yongera ubudahangarwa bwawe, ikurinda kuba wagira nayo bya bibazo biterwa n'amabagiteri, kuba wagira ama inflammation. Ushobora kuyikoresha ariko ku rugero rwo hasi kubera ko nayo igira iyo ituma amaraso atavura cyane, ishobora gutuma amaraso atavura, urabizi ko niyo ukoresheje tungurusumu no mu mihango iki gihe urava cyane, ni byiza rero kuyikoresha ku rugero narwo ruringaniye kuko ishobora no kugutera ikirungurira. Ikindi ushobora gukoresha ni turmeric. Turmeric nta kibazo rwose, nayo ikurinda kuba wagira ama inflammation, mbese ni byiza gukoresha ariko nayo ukayikoresha ku rugero ruringaniye mu gihe utwite. Ikindi ushobora gukoresha ni cumin. Cumin nayo nta kibazo ufite, igufasha muri digestion, ikakurinda kutumba, kubyimba mu gihe utwite. Iyindi ni cardamom. Cardamom mu Rwanda nayo iraboneka, nagiye ngerageza gushaka ibiboneka ahantu hose, ni byiza kuko ituma unaryoherwa rwose, nayo ikatuma igogora ry'ibiryo rigenda neza ntubyimbagane. Indi ni black pepper, nayo ni nziza nta kibazo, ituma uryoherwa kandi ituma habaho ituma umubiri ufata bya bindi wariye mu biryo. Indi ushobora gukoresha ntugire ikibazo ni cinnamon. Cinnamon nayo ni nziza kuko ituma isukari iringanira mu mubiri, ijya ku murongo rwose ikaringanira, ni byiza kuyikoresha ariko ukirinda kuyikoresha ku rugero ruri hejuru kuko nayo ishobora gutuma ugira ibibazo byo kuba nyarababyeyi yakwikanye se ukagira ububabare, ukagira ama contraction mu gihe atari byiza. Indi ushobora gukoresha ni fenel. Fenel nayo murayibona ku ishusho, nayo mu Rwanda irahaba, ni byiza kuyikoresha ariko ukirinda nayo kuyikoresha ku
ku rugero ruri hejuru cyane cyane uyishyize nko mu cyayi, kuko ishobora guteza kuba hari yasitimira yatuma nyababyeyi nanone yikanya bikaba byaguteza ibibazo bitandukanye. Ushobora gukoresha oregano nta kibazo, timu ukayikoresha nta kibazo, ukirinda kubikoresha ku rugero ruri hejuru, na persil nubwo twabivuze ariko ukirinda kuyikoresha ku rugero ruri hejuru. Ushobora gukoresha mante, umwenya nta kibazo, bikurinda kugira isesemi nabyo, mbese bituma igogora ryawe rigendana, cyane cyane bino byayi byose, bino byayi by'ibyatsi bituma rwose utabyimbaga, nawe ubikoresheje mu nda ugira igogora rimeze neza. Ushobora gukoresha igisura ariko ku rugero ruri hasi cyane, nturukoreshe ku rugero ruri hejuru cyane, ikindi ushobora gukoresha ni ya German chamomile, ukirinda gukoresha ya yindi ya Roman, kuko ino chamomile ya German ituma umuntu asinzira neza, nayo ikagufasha muri digestion y'ibyo wariye, icyo ugomba kwirinda ni ya yindi yitwa Roman chamomile kuko ntago ari nziza. Ushobora no gukoresha icyayi cya dandelion, hari groupe twabagaho baratwigishije, ushobora kuba nawe waramenye ko gishobora kuba kiribwa, uri kukibona aho ngaho, nacyo ni cyiza gifite vitamine nziza rwose, gituma umwijima ukora neza, gituma umubiri ugumana amazi wakoresheje, ni byiza kugikoresha mu rugero. Ikintu nari njye nababwiye kandi nari nabonye ugomba kwirinda, cyo nubwo nyivuze nyuma y'ibyo navuze ugomba gukoresha, ariko ugomba kukirinda, irinde cloves cyangwa clou de girofle cyangwa karafu mu gihe utwite, kuko rwose cyo noneho gituma umwijima udakora neza iyo ubikoresheje ku rugero ruri hejuru, ntabwo ari byiza, kandi nanone bituma amaraso akagenda avuravura mu nzira ntabashe kugenda neza, ntabwo ari byiza gukoresha cloves mu gihe utwite, nari nayibagiwe kuyibabwira niyo mpamvu nyibabwiye nyuma. Nsoza rero ngiye kubabwira ikintu ugomba kwitaho cyane cyane ugiye gukoresha ibirungo, ugiye kubikoresha ibirungo by'icyayi cyangwa ibyo kurya, ikintu cya mbere ugomba kwitaho, ita ku kurya ku rugero ibyo usanzwe ukoresha, wifata ngo baravuze ngo Gen5 ngo igabanya ibiro ngo ugende ukoreshe iri hejuru y'ibyo, oya koresha urugero rusanzwe rumenyerewe, bakunda kurwita ngo culinary amount, ni ukuvuga ngo urugero rwamenyerewe, rwa rundi buri wese yarya, nimba rwa rundi rutari hejuru rudashaka ibirenze. Ikindi cya kabiri, nimba ugiye gukoresha ikintu kimwe muri iyi miti ya gakondo, irinde ibintu biri supplements cyangwa ibyo batunganyije, ibyiza ubibonye wakoresha ibiri naturel, kuko nimba bakoze supplement bakavuga ngo aka ni akanini ngo ka rosemary, aho haba harimo concentration iri hejuru cyane, ni byiza gukoresha ibiri naturel. Ikindi ukabanza ukamenya ibibirimo, cyane cyane iyo utwite ugomba kwita cyane ku bintu, ikintu ugiye kurya ukabanza ukareba nimba nta caffeine irimo, kuko ntabwo ari byiza kuyikoresha. Ikindi ugomba kwitaho, umva umubiri wawe ufite icyo ukubwira, nimba unyweye ikintu ukumva kigufiteho ikibazo, umubiri wawe ubwo ntugishaka, umva umubiri wawe umenye uko uwutwara, kuko buri wese niwo n'ubundi uri kugaburira, wumvire rero, wumva ibyo uri kugusaba n'ibyo wanze nawe ubyange. Ikindi quality matters, ikintu cyiza, shaka ibintu byiza, ujya gufata ibyatsi banyayeho ku muhanda ngo ubice ngo nuko ngo ari umwenya, shaka ibintu bifite quality, nimba ufite naho ubihinge, nimba hari isoko uzi riragira ibyiza barihugurira, wirinde kujya kugurira ku bantu batujuje ubuziranenge. Bayi rero nagerageje ngo ino video itaba ndende, ariko biranze iminota ibaye 23, bayi rero naho ubutaha, mutubwire muri comment ikindi kintu mushaka ko nzababwiraho, nzakibabwira, bayi.